Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kumererwa neza, kandi nimba utanameze neza ihangane. Uyu munsi ibintu biba bimeze nabi, ejo bikagenda neza cyane. Nkwibutsa gukora subscribe kuri Monde Stone TV. Iyi ni televiziyo tutavuga wenda ko ari televiziyo imaze igihe, ni televiziyo nshyashya ariko noneho yajije. Twaje tuje, murabona ko ibiganiro turimo turashyiraho birimo kurebwa, kandi turimo turagerageza kubategurira ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero ni very special, ntago bisanzwe. Uyu mubona imbere yanyu arimo arabareba yitwa Kanyombya, simumuzi se? Kanyombya Kanyombino ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane witwa Joanna. Yakamwana nawe muraza kumubona, nawe ari hafi ahangaha. Yes, Safari Zaki nawe arimo aragenda ashyiramo utuntu tw'uturungo duke tw'utugitari kugira ngo ikiganiro gikomeze kugenda neza cyane. Rero ntabatindiye, reka mbahe ikaze aba batumirwa bacu kugira ngo mutangire muryoherwe. Jyewe nitwa Karabo K'Imana, Mr Nyange, Mr Confidence, Karahabutaka, Kizigenza, papa w'abasitari, sogokuru w'abizera. Iryo zina rya sogokuru w'abizera naryiswe n'uwitwa Isa from Canada. Ndamusuhuje cyane, nsuhuze Desire n'umudamu we Maurice batuye mu Bubiligi, nsuhuze Claudine nawe utuye mu Bubiligi, nsuhuze mushiki wanjye nawe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Mukeshimana, nsuhuze Karoza mu Faransa, n'abandi mwese mudukurikiye aho muri hose. Nizere ko mukomeje kumererwa neza. Ntibagiwe abantu banyakiriye neza ejo bundi nagiye mu karere ka Karongi aho bita mu Gataka. Abantu bo mu Gataka hariya rwose za Karongi ndabasuhuje cyane. Harimo abayobozi b'amatorero b'itorero rya Methodiste, umushumba rwose wa paruwasi ndamusuhuje, ndetse n'abandi bayobozi babungirije, abakristo mwese n'abandi bantu mwankunze, mukomeze mumererwe neza. Ikaze. Who are you? I'm Burundia. Who are you? I'm Rwandese. You are you? I'm Kenya. Ntabwo kuvuga ngo uyu ni umujyaruwa, uyu ni umusumbuwa, uyu ni umusukuma, ibyo bintu rero nibyo byica ibihugu cyane. Twebwe rero nibyo dushaka guca. Yes. Nejo bundi nabyumvise nyakubahwa perezida w'Uburundi avuga ati ibyo bintu birangire no. Abakono ngo bantu ngo bari biyamamarije ngo abasafuriya, abakono, ababikira, ababika, I don't know. Ibintu biraho bidafite icyerekezo. I don't know. Ibi ni ibintu bidafite nuza sense. No gushaka kugira ngo bacokoze igihugu. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Twebwe rero biriya bintu no kugira ngo biriya bintu no gushaka gucokoza, kwenderanya bashaka uburyo, ariko biriya kugira ngo ni iki? No guhaga. Kuko nta muntu urya ibishyimbo ngo ashyireho imyumbati, ashyireho ibigori, ashyireho amashaza, ashyireho inyama, ashyireho isupu, ashyireho igikoma utarwaye ubwangati. Buriya ni ubwangati. Buriya ni ubwangati, Joanna wanjye. Okay. Buriya ni ubwangati. Buriya ni ubwangati. Ni ubwangati. Urimo uraprofitiramo Kanyombya. Muzajya mureba abantu bamaze guhaga nkanjye. Inzara ingeze he kandi narakoze. Ndakora ariko wapi? Ariko ndagira ngo hakuna. Najya gushaka abasponsa mena hakuna. Ariko nkabira kuya ngakora. Ngeze ngaburiya Safari Zaki kureba wareba gana. Ageze ku Singuye arahagaza ngaha. Afite utwo abasponsa nuko ko tutazi gukora niki, batazi gukora, batazi icyo bakora, batazi icyo bagomba kugeza ku bahanzi nkatwe. Ariko ndabira kuya nzi objective aho nzigeza. Ndabesa Joa. None Kanyombya, ndagira ngo ni byiza, ndanagushimiye cyane. Ariko ndagira ngo tubwire n'abandi bakurikiye Monde Stone TV. Monde Stone TV nuko Imana iyo nda yanyu mbi murahazi kwese. Stupid guy and girl. Murahazi ubwo bwangati bwanyu tugaburirwa mukageza igihe mutura ubwangati. Ndagira ngo n'abandi bantu bakurikiye Monde Stone TV. Kanyombya, nishimiye kuba turi kumwe. Ariko abantu ndazanyu z'ibihuru, abantu mukurikiye Monde Stone TV, ndazanyu zimeze nk'ikibuga cy'indege twese ndazi gukorerwa together as one. Ibyo bintu byo kuvuga ngabakono, ibyo byo kuvuga ngo tugera babagerera, barabagerera mukarya mugahaga mukenda guturika, tugera abantu
mugera ibiki Kanyombya ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye Kanyombya iyi niyo platform dufite aka kanya yo kubwira abantu bagifite imyumvire mibi. So ndagira ngo mbabwire ngo abantu mukurikiye Monde Stone TV twese turi umwe, nta muntu wigeze avuka yabihisemo. So ibyo abantu mugifite imyumvire yo gucengezamo abandi ibintu by'ivangura mubireke. Niyo mpamvu iyi Monde Stone TV iriho kugira ngo tukomeze tubahugure. Uyu munsi u Rwanda rwacu rumaje gutera imbere, ariko tubikesheje His Excellency Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kubera ko we yasobanukiwe agaciro cyangwa se yamenye agaciro k'icyo bita ubumwe. Nta muntu wigeze yirema, twese turi umwe. Niyo mpamvu tuba twagize gutya twavuga tuti reka dutumire icyamamare, umuhanzi, umukinnyi wa filime Kanyombya, muramuzi, aze ababwire. Kandi nubwo ababivuga gusa na John Kennedy, nubwo Kanyombya ababivuga gutya, nibi ntabavuga bimuri ku mutima. So Kanyombya rero ni umuntu tuzi nk'umuntu uvuga ibintu soba. Kanyombya ikintu yakubwiye the warning, nimukajye muhagira ku bantu. Twebwe nk'ubu ndashonje, ugatangira kuzana creativity bw'amaheru, ugatangira kuvuga ibintu bibi. Joanna igiye aho kujya mu igihe cyo gukunda Joanna ukakinesha, ngomba kujya muguyaguya ngabanze umukunde cyane turebe. Kanyombya reka ne kukujyana mu bintu byinshi. Unjyana he? Reka ne kukujyana mu. Unjyana se ufite n'ibiro byo kunjyana, unjyana. Ntabwo yakuzanye. Unjyana se uri satani nango. Oya ntabwo ndi satani. Ntabwo nabo iraka. Wese wagiye ukagenda ukande. Irakagenza amafi. Satani nyanga kubi. So Kanyombya urudukana ugacamano. Ufite umugore n'abana bangahe? Sisira kuko ari babiri. Babiri? Ufite abana babiri? Kanyombya ko umuntu wambwiye ko ufite abana 15. 15 se mbaye wa wundi wagiye. Ubuhe? Sindamwe bagiye sezeze naki. Asekanye ufite umugore umwe cyangwa ni benshi nuko bubahisha? Kugira abagore cyangwa hari abantu uterinda ku ruhande. Nta bantu uterinda ku ruhande. Kanyombya ntabwo ndi muswati, mfite abagore benshi. Ntabwo ndi muswati. Urashaka kubira abagore benshi na munani. Kanyo nta bandi bagore ufite ku ruhande. Banyandikire mu mamagare kuri 078 685 788. Abantu Kanyombya yateye inda b'abakobwa n'abagore. Mu mamagare tumushyire hanze nimba ari marabihaka. Unateye inda nzanira umwana wanjye. Hari ikibazo se? Amwetetana muzanira. Mwagiye mwemera abana. Nkunda abana. Ariko ujye umenya yuko abagore bose ari ab'umwami. Ni wowe wawe bafite. Ngende umwami se? Ntabwo ndi umwami. Si nibyo byami byanyu ntabwo bishaka. Kwaza mu bagore bose ari ab'umwami. Tuvuge ko ari abana babiri gusa. None se abagore bose ni ab'umwami, umwami yavikana nanjye akazi iwanjye mu rugo ngo akaza ngo abagore bose ni ab'umwami, umugore wanjye nuwe. Nakuvuna inkweto nakuvuna ijosi. Namuvuna. Joanna. Kanyombya umubonye ute? Ndumva ari ubwa mbere muhuye mu kiganiro. Ugiye mfate neza sha. Oya, Kanyombya ndamukunda cyane 100%, nago wabyumva. Ndumva muri ngiye nishimye. Nawe ugiye kwishyiraho ngo baragukunda, bagukunda mwikiza. Ndamukunda cyane ariko byumva. Iteka niteka ndabakunda. Basaza urakibuka niyo yava ku isi. Inde. Kuki ushaka kumuvana ku isi? Naguri rugira. Sibyo. Ntongere kuvuga wari wabona ibiryo bigaze biba mu nkono. Ni ngombwa se ngo nkakorere mu maso ndagakorera inyuma y'amaso. Musaba akantu kamwe. Reka musaba akantu. Ndakumva. Ntabwo uri proud ya Kanyombya. Kubera iki nari mukorera akantu basi natwe. Reka ngwire rero soma hano. Ali. Gira vuba. Amasha. Oya. Ubu rero uri kutu ubu dukurikirana hano bari ugaragira ayitiku usome ku munwa apana hano Yuda ibyo ni itiku we uba rero reka dukomeza ngaho uyu nguyu buri gihe aragikunda kuderanja abantu. Ndagira ngo mbwira abantu bakurikiye Monde Stone TV ko Kanyombya ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 azaba ari i Burundi, ariko nanjye nzaba ndi kumwe nawe. Nzaba ndi kumwe nawe, ndi numwe mu bantu bazamwamamariza igitaramo. Twakire neza Burundi ibujumbura hagana he Kanyombya. Sobanura abantu iyegereze mikoro usobanura. Roherode haraho nare ku hotel yaranshimishije kandi bamfashe neza. Abarundi mwese mwumve ko nzaba ndi kumwe na Kanyombya, nzaba mpari muri inshuti zanjye. Tuzaturi kumwe na Gasore nawe azaba hari. Fara Gasore turamusuje. Na Nyakso. Yego ma. Turi kumwe na Bunduki. Yego. Abo bose baba turi kumwe. Yes. Tugera ku musozo rero nashaka kugira ngo abantu Kanyombya kandi ndagira ngo nkubwire ko wakiniye ibintu byiza, wakoze ibintu byiza cyane. Turi mu Gitega, dukore na Ngozi, hanyuma tujye Bujumbura capital, et puis tusubire iwacu i Kigali mu bavandimwe b'Abarundi.
byiza cyane rero abarundi mukomeze mu mwitegure Kanyombya azaba ameze neza cyane uyu mukobwa se murashaka ko azazana